kaza neza mu rubanza. Ndakaza neza mu rubanza hasi ndetse ubundi ni he? Aho uri ni mu ijuru, aho ugiye kubazwa ibyaha wakoze uri ku isi. Njye mugiye kubana ni Marayika Gabriel, niwe ugiye kukubaza ibibazo ugomba gusubiza nta na kimwe utazi. Ibyaha nakoze ndi ku isi nihanye ku cyumweru kubera ko nagiye gusenga. Uko wakwihana kose, ibyaha wakoze ntabwo byashira. Wakoze ibyaha byinshi ugomba kubihanirwa. Mumbwire. Urashinjwa icyaha cy'ubujura ndetse no kuvuga nabi, witwara nabi ku babyeyi bawe. Ibyaha byose warabikoze kandi ntabwo ugomba kubibabarirwa, ugomba kubihanirwa. Reka uwo ntabwo ari njyewe. Njye ntabwo ndi umujura kandi nta nubwo mvuga nabi. Ubwo rero urumva njye nta n'amahane ngira, nta nubwo njya nitwara nabi ku babyeyi banjye. Ubwo rero njye ndarengana pe, ntabwo wari njye wabikoze. Njye ndarengana. Ibyaha ntabwo ari njye wagiye abikora. Nukomeza kwitwara nabi wagana ibyaha wakoze, turagushyira mu muriro utazima. Ugomba kwemera ibyaha wakoze. Bihanirwa gute se? Hirya no kumaze kwitwara nabi urajya mu muriro. Uzi ko bikaze ntabwo ndongera kubwejagura ngo ni mu mbaza. Reka muriro we. Ibaze ngiye muri uriya muriro n'igufa ryanyuka. Tware neza mu rubanza rero kugira ngo tutaza kugushyira muri uriya muriro. Komeza usubize ibibazo neza nk'uko ubibazwa. Nyine byo ndabyemera, ejo nagiye kwiba igitoki cya Karoli, nimumbabarire ntabwo nzongera. Ariko nagiye kukiba kubera ko nari kandi umuntu ushonje ntabwo aba akoze icyaha. Nimumbabarire rwose pe, ntabwo nzongera. Ninde wakubwiye ko umujura aba atari umunyabyaha? Nubwo waba ushonje bingana ute, ntabwo wemerewe kwiba. Nyine mumbabariye, ntabwo wenda nazongera kwiba, nimumbabarire. Ikiba kibabariwe, hanyuma uratsinzwe icyaha cyo gutereta abakobwa bakiri abana, ukabafata ku ngufu. Ku bundi byo muri kuvuga mu bikura, njye ninde wakubwiye ko nareta abana? Murimo murambeshyera, njye ntabwo ndi umunyabyaha bigezaho. Njyewe mushobora kuba mwanyitiranyije. Uri umunyabyaha bikabije. Ngende n'umwana mwiza, ngende umwana mwiza da. Rwose ngende umwana mwiza nditonda. Ngende umwana mwiza ndarengana. Umwana mwiza n'ibyaha ufite. Tegura kurya mu muriro kuko ibyaha wakoze ntabwo wabibabarira. None se mwambabariye? Ejo ukundi kukureba, we nubwo twakubabarira ntabwo wahinduka. Basi reka nitware neza ariko mumbabarire. Nakubwiye ibyaha wakoze ntabwo ari ibyo kubabarirwa. Ayiwe ngiye gupfa we. Ariko ubundi sinapfuye rako, njya numva bavuga ngo umuntu yagira mu ijoro ari uko yapfuye. Ubwo sinapfuye, wasanga ndakarambo kigendera ahubwo di. Yewe burya napfuye we. Ntabwo wapfuye uri muzima. Ntabwo napfuye? Naje mu ijoro napfuye none? Ko naba ndi umunyamahirwe. Kanitware neza burya. Urubanza rurarangiye, genda uzagaruke. Nzagaruke? Baye kanjye kwinywera inzoga noneho kabaye.